ikintu kijyanye n'ibitaramo Juno Kizigenza ni wowe unaniza abategura cyangwa nibo batagutekereza? Hari abana b'abahanga hano i Kigali hano mufite, ariko bose mwabasubije inyuma. Uwo mwana yitwa Juno aziriki, uwo mwana aziriki kuki tutaramubona ku ma big stage? Ntabwo azira kuba yarabavuzeho akavuga ngo isoko ryanyu riri monopoly rifitwe n'abantu bamwe, sicyo yazize. Uwo mwana ngo ni Juno aziriki, ntago afite umuziki mwiza, ntago yasohoye album ya Danger, ntago yasohoye album ya Danger. Uwo mujene kweri ikintu kijyanye n'ibitaramo Juno Kizigenza ni wowe unaniza abategura cyangwa nibo batagutekereza? Ntago mbananiza, buri muhanzi afite uko atwara kariyeri ye, afite conditions ziwe, afite standards ziwe. Nta mu promoter cyangwa mu show organizer ngiye n'umwe dufitanye ikibazo. Ngiyewe baraza tukaganira, hari igihe bipfira mu ma organization, hari igihe bipfira muri discussions, hari igihe bipfira ko wenda icyo gitaramo ntari mu batekerejwe kukizamo, kandi ibyo byose ni ibya buri muntu. Ngiye rero mba mfite standards zanjye, mba mfite conditions zanjye. Niba utazimitinga ubwo tuzakorana ubutaha tu. Nta mutima mubi urimo, ngiye tuba turi mu kazi twese. Yamana ko hari aho numvise hamwe bavuga ngo hari abo wananije nyine, wenda nk'umu organizer akavuga ati wikora concert, wenda ukavuga ati ngiye ntago na kwama gukora concert ngo kubera wowe. Oya, ibyo nabyabaye, ibyo ni ibihuha. Ibyo ni ibihuha. Iyo wampaye akazi tukumvikana kuri conditions, as long as urwo rupapuro narushizeho amasezerano, mba ngomba kubahiriza ibyawe nawe kubahiriza ibyanjye, tugakorana mu mutekano. Nta muntu ngiye uzumva twapfuye ngo nakererewe, nta muntu uzumva ngo twapfuye ngo nanze ko attending practice. Oya, tuzananiranwa ku bindi, ariko conditions twumvikanyeho ziba ari izo. Reka ntange example typique yumvikana kuri show ya East African Party. Mbere yuko Bubu ari releasing abahanzi, bimwe mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru nanjye ndimo, yatubwiraga ko Juno ari kuri line up. Icyo kintu niba atari ibanga cyaje gupfira kugira ngo ibyo bintu bibe bigeze kuri ka wenda buri cyumweru umuntu ntitumubone? Actually ntago nshaka kubijya muri details kuko ibyo ni na conflict twa resolvinze aka kanya na East African Promoters. Ubu ngubu tubanye mu mahoro menshi cyane. Byapfiriye muri miscommunication yabayeho hagati ya team yabo na team yanjye. Byabaye ku munsi wa show, urumva ibyanga bikunda, ibindi byose byari byararangiye. Ariko nyuma ya kiriya gihe twaricaye tubiganiraho, turavuga ati sasa ibi ngibi ntibizongere kuba. Ibi byarabaye, ariko byahenze gutya na gutya na gutya, ariko aya makosa ntazongere kubaho. Birarangira tu. Ubu ngubu I'm telling you, nta muntu n'umwe mfitanye ikibazo nawe kabisa. Kuvuga ngo kuri ku kintu uko wigeze no gukora post, abantu wenda bashobora kuba baragumanye iyo image mu bwonko, bakavuga ati tutabona mu bitaramo n'ibyo yavuze birahuriranye, ariko ubwo ntekereza ko bishyizeho umucyo. Niba harabayeho ibindi biganiro birangiza conflict n'amahire. Oya, nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo kano kanya. Ndakubwiza ukuri kabisa. Aho ni terebye. Yamana yaje iri mu mahoro. Yaraje nawe wanje nyikorera ikintu bita umucyo. Urayiharurira kabisa. Okay, mukanya gato wamubwiye uti nge ndi royo, ndetse biri mu bintu nigiye ku Kirura. Yes, ni imwe muri character nziza nakuye ku Kirura. Indi mpamvu ituma wenda abahanzi mu Rwanda baperforminga bakomeza kuba ari babandi y'amasura byicwa cyangwa se bigerwamo uruhare n'abantu bitwa ngo n'aba agent. Yego, abantu bategura ibitaramo wenda reka tuvuge wenda Bruce Ntore, Bubu Mushyoma Joseph Bubu, usanga badafite umwanya wo kugenda no gukurikirana ngo ninde uri gutrendinga, ninde uri kugizweho. Ntagafite umwanya. Usanga ahise yizera umuntu nka Miss Sango, akizera witwa Joshua hoza akora ku Nyarwanda, niba gihakora sinibuka neza Kigali Protocol, akizera. Aba abantu yizeye ko ari abanyamakuru, kandi abone nyine ahaye umwanya wo gutoranya ni abanyamakuru, n'aba DJ, n'aba MC n'ibindi. Usanga nubwo ari abanyamakuru n'ubundi mu buzima busanzwe baba bafite inshuti.
urabwira Miss Isango kugushakira umuhanzi ntago uzabura Bwiza kubera ko Miss Isango ni inshuti ya Bwiza. Urabwira witwa Joshua Kigali Protocol gushakira umuhanzi ntago azabura kuzana Bushari, ntago azabura Bushido. Agomba guhora ze nyine kubera ko umu agent watumwe kuzana umuhanzi basanzwe bafitanye imibano kwitera ubube yirakabonza n'abashuti ko bafite inyungu zitandukanye, wasanga ari na komisiyo bagabana ntiwamenya bati wenda nujya muri iyi show wenda baguhesha urame imwe n'igice cyangwa se urame imwe. Tayikuni kuzana umuhanzi wenda nyewe mpite nkuzana inshuti yanjye mfitemo akagigi ndi bukuremo n'akadiri runaka ndiwe nkuza gukuramo. Nuko rero abantu baba agent ni babaye bari hagati y'umushoramari n'umuhanzi, ariko nanone bagahita baba imbogamizi kuri audience kuko ngenda gutuma umuhanzi urazana umuhanzi inshuti yawe narurangirikira ko umuntu mwakuranye umuntu mukorana ni uri buzane kutagende ngo ni umeze neza kurusha abandi, kandi ari abantu baba bameze neza aho ngaho. Niyo mpamvu vuga ngo audience yakabagira uruhare cyane rukomeye mu kugira ngo iselecting cyangwa se ihitemo abasani baza kuyitaramira, kubera ko nutuma Hamisi ugatuma Joshua Kigali Protocol reka mvuga amazina yabo kuko none barabikora barazana umuhanzi n'ubundi inshuti yabo uri close kuri wo. Urabwira Rakinze Imana kuzana umuhanzi ntago ari bure kuzana Bruce Melody, urabwira kuzana nande bivuze ngo nyine bano twakita ngo naba agent cyangwa se n'abantu bazana abasani usanga kenshi nabo babyica cyane. Abategura ibitaramo namwe igihe cyanyu kizagera tubavugeho kuko iryo soko mwagize monopoly ngo ni iry'abantu bamwe. No ntabwo biri buze gukunda.